uyu mwaka wa 2025 no mwaka haleluya nje Imana yambaye kuvuga niyo bintu kandi ibi biraza vuba avutanimo no mucanzanye hano ko uyu musaraba hari byo naje gutura Fiona ubundi asaba tugeze ijambo ry'Imana yidagadure ni mu bwambere ngiye kumwumva live tuhagararanye guca wumve ko hari icura mubonamo. Haleluya. Amen. Yesu yaravuze ngo umbonye ababonye data. Uyu rero ntago Yesu tuzigera tumubona hano n'Imana ntituzayibona. Imana ikorera mu bantu na Satani agakorera mu bantu. Ariko uyu ntago arimo Satani ahubwo ari miki Imana. Muhanga amaso rero. Haleluya. Wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe mu ijambo kandi nizere ko Imana irabana na karibu Fiona no gusengera uyu muntu. Imana y'umwijuru tugirire neza. Haleluya. Haleluya. Wele keseneme. Tete tuze kontani. Amen. Koroda tato turi mu ijuru murengeze ubugingo. Twongeye kugushimira kanya tumaze ahantu uri kumwe natwe. Ntabwo ari uko twakoze ibyiza ahubwo data ni imbabazi n'umuntu bwawe izina ryawe riririmba. Nongeye kwereka umugaragu wawe. Ndakwinginze ndaguhenza Uwiteka nyine ngako kugira ngo umuhereze imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri. Ukomeze kumuba hafi umubane. Ukomeze kubana nawe. Ibyo agiye kuvuga ntaba ari ibyo ahubwo bibyawe. Amen. Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Haleluya. Sengera ubwoko bwa Uwiteka nyiringabo kugira ngo duhereze amatwi yo kumva. Ijambo ryawe rye kunyura mu gutwi ngo rimuke mu kundi. Ahubwo ritera imizi muri twebwe kandi rigiraho ridukura rigiraho dushira kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Bana natwe muri uyu mwanya rero ukomeze kutuba hafi tubane tubane nk'Imana Uwiteka nyiringabo. Mwami Imana tuzi umwanya tumaze ahangaha usigaye ntabwo tuwuzi. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo usigaye imbere utuyoborere nk'Imana mu izina rya Yesu Kristo mukiza kandi umucunguzi wacu. Amen. Ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo ndatahana. Niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo ndatahana. Yewe ku birenge byawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yewe ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yewe ku birenge byawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yewe ku birenge byawe niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe cyane umuririmbyi aravuga ngo ku birenge byawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Nanjye namwe twageze ku uyu musozi amarira twazamukanye tukayashyira ku birenge bya Yesu ntabwo ariyo turatahana. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Twaje tubabaye ariko turataha twishimye. Twaje turi abanyamadeni ariko turataha Yesu. Twaje turi abapangaye ariko turataha dufite zacu. Twaje ndango dufite yemye bakobwa murataha zubatse. Ku birenge byawe Yesu niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye yewe ku birenge byawe mwami niho natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye yewe nga amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Yewe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Haleluya. Garuka hano mama. Garuka aho ngaho. Umwuka arambwiye ngo ibirenge byawe
Imana irabikijije. yakoze Mu maboko yamvuga hari ibintu bere kunyagatamwo, mu mutwe kumva ufite serari nyinshi, ariko Imana irambwiye ngo ikoza deliverance ku buzima bwawe. yakoze Kandi ndabona wari wese mu gatebe gatoya cyangwa se mu ntebe ntoya, mbonye Imana ihinduye intebe yawe. haleluya Imana irakuzamuye, Imana iguje n'abantu batatu bagiye kuzamura izina ryawe, ibyicaro byawe Imana irabihinduye, ngo uvuye mu bwiza Imana igushize mu bundi. Komeza uva werekeje, Imana ikugirire neza. Twongere ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mono harimo abantu bari bamaze iminsi bafite amarira, Imana yabanyeretse, ariko Uwiteka arambwiye ngo buno butayu burarangiye. Butayu bwawe burarangiye, amarira yari menshi, Imana iguhaye byishimo by'iteka ryose. Icya gatatu, mono harimo abantu bari bafite ikibazo ku rubyaro, Imana ibigenje neza. Imana ibigenje neza. Abantu benshi b'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa n'abahanuzi barafite byinshi ku mwaka wa 2025, 2025. Nanjye hari ubutumwa Imana yamaye, uyu mwaka wa 2025 ni umwaka wo gukiriramo, ni umwaka wo guhanagurirwamo amarira, ni umwaka, haleluya, nje Imana yamaye kuvuga niyo bintu, ni umwaka Imana igaruye icyubahiro cyayo ku itorero ry'Imana. Ni umwaka Imana ihanaguye abari kurira. Ayo marira yawe Imana irayaguhanaguye. Ni umwaka Imana isobeje abasenze by'ukuri. Ni umwaka Imana ikuye isuzuguriro ku bantu b'Imana, ku bana bayo. Niba izagutabara imbere icyubahiro, niba yumvamo ubutabazi imbere icyubahiro. Imana ishimwe cyane bana b'Imana, ku birenge byayo niho natabariwe. Amarira nazanye ndabwo ariyo natahanye. Uyu musozi nari inkozi, uyu musore nari imbaza, ariko mbeze kuri social media mbegere icyifuzo. Ariko uyu munsi ku itariki ya 18 Imana yabyemeye. Hari ku wa gatatu Imana yabyemeye. Imana ishimwe cyane. Bantu twazamukanye, haleluya. Mumenye nje Imana iratabaye. Bana muduteze amatwi kuri social media, Imana iratabaye, Imana ibigenje neza. Imana irakomeza irambwira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka wo kubyariramo, ni umwaka wo kubakiramo, ni umwaka wo guheka, ni umwaka wo konsa, ni umwaka igisuzuguriro kivuye ku bantu basenze Imana. Ni umwaka Imana isoje amasezerano ya benshi, ni umwaka Imana isobeje ibyifuzo by'abantu benshi. Vuga ngo nanjye ndimo, vuga ngo nanjye ndimo. Haleluya, haleluya. Abari bishimye bagiye kumanuka, wewe wafite akababaro n'agahinda, nawe Imana igiye kugusasikaza w'ibyishimo. Imana tugenze kandi ikindane natwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abageze ku musaraba, haleluya. Abazamutse umusozi, haleluya. Numugabo Yesu ndamwemera, haleluya. Numugabo Yesu ndamwemera, numugabo Yesu ndamwemera, numugabo Yesu ndamwemera. Basenga numugabo Yesu ndamwemera, bakobwa numugabo Yesu ndamwemera, numugabo Yesu ndamwemera, bakobwa numugabo Yesu ndamwemera, numugabo Yesu ndamwemera, mutoye numugabo Yesu ndamwemera, numugabo Yesu ndamwemera, haleluya. Numugabo Yesu ndamwemera,
hano mugabo Yesu ndamwemera, hano mugabo Yesu ndamwemera, hano mugabo Yesu ndamwemera, hano mugabo Yesu ndamwemera, umugabo Yesu ndamwemera, hano mugabo Yesu ndamwemera. Haleluya, haleluya. Mumvugire ngo Imana, uyu mugabo witwa Yesu ndamwemera. Iyo ageze ku bagabo, haleluya, baramwemera. Bonde abadamu musanzwe mwemera abagabo, ariko namwe Yesu yabageraho mukamwemera kuko ni umugabo. Haleluya, ni umugabo. Ndashimira Imana cyane kugaka kanya keze duhaye, ko by'iki gihe kisi duhaye. Yesu ashimwe cyane. Mama yatwebwiye, nanjye reka mwebwire. Yesu ashimwe cyane. Mu Rwanda Gisenyi, mu Rwanda Gisenyi, mu Rwanda buriya sibyo se? Ni mu Rwanda, mu cyazo Gisenyi. Uyu munsi ni akarere ka Rubavu. Haleluya. Ndi umukozi w'Imana, ndi umushumba. Turashumbye nubwo muri iki gihe wacu i Rwanda bitameze neza ku madini, mujye muguma kudusengera, ariko Imana iri kuvuga ibintu byiza ku itorero ryayo. Muhumure, azabigenza neza. Twongere ngo amen. Ndi mu bantu, nanjye itorero shumbye rirafunze, ariko ndashimira Yesu we ko adafunze. Tuvuge ngo amen. Amazu yarafunze, ariko kwa Yesu ndabwo hafunze, kandi warafunguye 28 kuri 28. Tuvuge ngo amen. Tore gusenga twavugana akatubwira ngo muhumure bana banje. Ejwe twaboreye mu rusengero, turugera kwa Yesu tukaribona. Vuga ngo ndabwo Yesu ajya afunga. Niyo mpamvu yavuze ngo yemwe abarushye namwe baremerewe, nimuza kunsanga nzabaruhura. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Imana rero ndayikunda, ndayikunda. No kubangeza hano byaduhenze twabitegeye, ni urukundo rw'Imana. Twongere ngo amen. Ndi umuntu ngondera Imana, hango ndi umuntu ngondera Imana, hango ndi umuntu ngondera Imana. Haleluya. Ngo ndi umuntu ngondera Imana. Niba rumfashe gukunda Imana yanjye, bravo. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Reka turebe ijambo ry'Imana. Nanjye ndi umugabo, urabona ndafise imbeta, mfite abana 6. Bangahe? Kandi gahunda iracyakomeje. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Gahunda iracyakomeje. Imana yacu tugirire neza. Ubwo rero bana banye ndabakunda, n'abakobwa 5 n'umuhungu 6 bose. Bangahe? Rumba ni kimwe cya kabiri cyabigishwa ba Yesu. Urumva ndakaze. Haleluya. Maze ugeza muri kimwe cya kabiri cyabigishwa bande ba Yesu. Mana ishimwe cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo kubara. Gitabo cyo kubara mu gice cya 23. Gitabo cyo kubara 23. Ndasoma mbere ku murongo wa 19. Gitabo cyo kubara 23 ndasoma mbereye ku murongo wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hatubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibashe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye, simbasha kuwubakura. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dukomeze hirya mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Luka, ni mu gice cyaho cya mbere, igice cya mbere turasoma kuri murongo waho wa 11.
ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere turasoma 11. Haratubwiye ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu uzamwita Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ndazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina, akira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ntabwo ndebutende. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndegwera ijambo ravuga ngo nawe Uwiteka kwibuke. Vuga ngo Uwiteka nyibuke. Wongera uti Uwiteka nyibuke. Kongera ngo amen. Dusomye ijambo ry'Imana mu ruhande rw'isezerano rya kera mu gitabo cyo kubara. Dusanze Imana ubwayo yarivuye ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, cyangwa si umwana w'umuntu ngo ayicuze. Ko cyo yakubwiye no kugikora izagikora. Tugeze mu isezerano rishya tuhasanga umugabo witwa Zakariya n'umudamu we Elizabeti. Bari baravuganye n'Imana, Imana yabasezeranije, bari batunze, bari boroye, bari bafite byose, ariko ndako bari barigeze babyara. Ariko Imana ikababwira ngo muzabyara, Imana ikababwira ngo nzabikora, Imana ikababwira ngo nzabigenza neza. Nawe ubwawe hari byinshi Imana yakubwiye, hari byinshi Imana avuganye nawe, ariko niba ari Imana yavuganye nawe, witinya, witinya. Muremyi yavuze ngo bikomere cyangwa se byorohe, kimwe cyo nuko nshaka kubona Imana. Yemye abagabo, yemye abakobwa, namye abadamu, bikomere cyangwa byorohe, Imana uzayibona. Imana uzayibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, Imana uzayibona. Imana twegere kandi tsindane nacyo bwako bw'Imana. Uno mudamu n'umugabo barizera, igihe kigeze kwizera kurarangira. Igihe kigeze Zakariya yicarana na madamu, yavuye atumva madamu wanje, ndabona ibintu ari danje, myaka tugezemo nta cyizere cyo kubyara kigihari, gihe cyararenze, myaka imaze kuturengana, imyaka imaze kudutambukana. Ndacyo reka dukomeze twibera abakiranutsi, Imana tuyubahe. Nubwo itaduhaye abana, ariko yaduhaye imirima, yaduhaye amata, dufite inka, yaduhaye kwambara, yaduhaye abavandimwe, yaduhaye inshuti. Kino rero cyo kubitaraduhaye abana ngo tujyare, ntabwo cyadutandukanya n'Imana. Urumva abantu bazi gufata imyanzuro myiza. Haleluya, haleluya. Nuko barabyumvikana, barangije baratuza, babana n'Imana, bagendana nayo. Ariko kuko Imana yavuze ijambo kuri bo, kabwira ngo muzabyara, kabwira ngo nzabaha urubyaro, Imana yari yarabivuze. Vuga ngo nanjye Imana yavuganye nanjye. Wongera uti Imana yavuganye nanjye. Yemye bakobwa yavuganye namwe niyo kwizerwa. Yemye badamu yavuganye namwe niyo kwizerwa. Yemye bagabo yavuganye namwe niyo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yavuganye namwe niyo kwizerwa. Yavuganye nawe turi ku musozi niyo kwizerwa. Kandi ibi biraza vuba, ibi biraza vuba. Mu bintu usabye umwaka muri 2025 ni ukuvuga ikintu nikirenze iminsi, apana imyaka. Buhanuzi buri direct. Haleluya. Buhanuzi buri super. Aya ni amavuta arimo no mucyanzanye hano ko uyu musaraba. Hari ibyo naje gutura, hari ibyo naje gutura, ariko ngiye kwarere bene bishasha. Hari ibyo naje guha Yesu, tugakura handi Jehova, ariko akagere bende benda mbereza. Twongere ngo amena. Haleluya.
nawe byakuzamuye urabizi, ibikubesheje hano urabizi, icyangombwa kihari gikomeye nuko Imana yavuganye, nuko Imana yavuganye nawe. Madamu n'umugabo we baho neza, bararya barambara barabekwa, ariko neje bavuga ngo ibyo kubyara ntabwo bikirimo, ibyo kubyara ntabwo bikirimo. Nshuti zanjye, hari igihe Imana ivugana nawe kabona igihe cyararenze, hari igihe Imana ivugana nawe kabona bitazakunda, hari igihe Imana ivugana nawe ukabona ari iby'aba runaka kandi bo babikwereye, ariko nawe urabikwiriye. Vuga ngo nanjye ndabikwiriye, vuga ngo nanjye ndabikwiriye. Haleluya, haleluya. Iyi Mana dusenga ihemba neza, ntabwo yambura. Mu bintu numvaga ndazarya ngo mbage n'umuceri. Iki iwacu kwa papa twavuze turi abana 9. Papa yagiye kuri iyo hirya iyo yaba yayaronze akagura kabakure kamwe, mwagakoramo ndagakoramo bikabirarangiye, ipfa ridashize tubamwe ibyo. Ariko ngiye gusenya Imana yambwira ngo mwana wanje, haleluya, mwana wanje uzarya, mwana wanje uzahaga. Umva tugendane, ntabwo ndagera aho yavuze nyirizina, ariko narahagurutse. Haleluya, narahagurutse. Ntabwo ngekere muri za ntambwe, ntabwo ngekiraho nahoze, ndi mu rugendo ndagera ku byasezeranijwe, ndikwerekeza ku byasezeranijwe. Imana ihabwe cyubahiro, mumbeperere Imana, namwe turi mu rugendo. Imana nihabwe cyoro bana b'Imana, twongere ngo amen. Turashimira Yesu utanga umuceri tukarya tugahaga. Buri abana b'Imana, Imana tuyibona ukwinshi, tuyibona. Niyo mpamvu Imana ifite amazina menshi bigendanye nuko wowe wayibonye. Kuri bamwe ni Imana itanga urubyaro, ku bandi ni Imana itanga ubutunzi, ku bandi ni Imana yubaka urugo rugakomera, ku bandi ni Imana itanga ubwenge. Haleluya. Kuri wowe ni iki? Kuri wowe ni iki? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana, haleluya, ikura hasi kandi gasira hejuru. Ndagira ngo nongere ngo terembe byiringiro, kongere ngo amen. Yandi Imana yavuganye nawe ubona ndanzira, ubona ndaho bizanyura, ariko erenda Abisiraheli, haleluya, erenda Abisiraheli ko bwa Balamu na Baraki bafashe imyanzuro yo kubavuma, ariko umuhanuzi yagenda kuva ngo bano bantu ndagwabavuma ngo bavumike, kuko n'ubwoko bwubaha Imana, n'ubwoko butura ukwabwo. Haleluya, haleluya. Isezeranya Elizabeth na Zakariya ikabisohoza, nawe ibyawe iraje ibi sohoze. Mana ishimwe cyane, kuko ni Imana y'urubyaro. Mama yarakubyaye, nawe uzabyara abandi. Mana ishimwe cyane, mama wawe yarubatse, nawe uzubaka mu izina rya Yesu. Kuki yatubaka ndi wari kuvuka ngo ari iki gitondo kimwe mu gihe cyo gutabara cyageze, bashaka umuntu yo kujya gutamba ibitambo by'umwaka, kuko umwaka warurangiye, ngo bashimire Imana ko bari amahoro. Haleluya. Twazamutse hano nafite icyifuzo, muyobozi mutuye yatubwiye ngo uyu mwaka turi gusoza hano turava dutangiye uwundi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ngisengesho rishimira Imana narasoje ku cyumweru, narasoje IMS 7. Vuga ngo Mana ndagushimiye agendanye nanjye, Mana ndagushimiye ibyo wakoze 25 nabwo uzakora ibindi. Kongere ngo amen, kongere ngo amen. Kongera kwiyongeza ngambuka umupaka, haleluya, ngaza hane Buganda, ngaba nageze koyo musaraba. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo Imana ingoreshe mu birere bine.
ibirere bingahe? Ibirere bingahe? Huno ne warembye ngo amaboko y'Imana ni maremare, ni magufi se? Ni maremare. Yakora hano i Buganda, yakora iwacu mu Rwanda, yakora muri Aziya, yakora muri Amerika, yakora muri Australia. Haleluya. Hose amaboko y'Imana hose yahagera. Tuvuge ngo amen. Maboko yawe yahagera. Yesu ashimwe cyane. Senze bagirwa 2010 kangahe mbambiye n'abakobwa twaturira dusengana. Bramye ati Pastor Bane dusengere. Imyaka imaze kwa 40 amashuri twarayashoje, ariko ishuri ry'urugo najyo turarikeneye. Dukeneye kubaka. Ndasenga mu mesengana no kwazi ngiye kumva numva umwe muri arambwiye ati Pastor uzi ko nabonye fiance nabonye ari muri Canada. Yesu ashimwe cyane. Imana si hano Uganda ashobora kubura akaba ari Canada. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Hano ashobora kubura akaba ari muri Amerika. Kuko amaboko y'Imana ni magufi. Amaboko y'Imana ni mare. Yesu ashimwe cyane. Barafiyansanya barakundana. Gihe kigeze bakora ubukwe. Uyu munsi umukobwa wacu ari muri Canada. Mu mezi nka 6 ashize bambye ko bimukiye muri Amerika. Ariko yari mu Rwanda hari iwacu. Imana ishimwe cyane. Dukorera Imana yumva amasengesho. Dukorera Imana ivugana natwe. Dukorera Imana ivuga kandi gasohoza. Twongere ngo amina. Twongere ngo amina. Bana Imana kandi nshuti z'Imana. Iki Imana yakubwiye we nubwo wakibagirwa, ndabyo Imana ijya yibagirwa. Ubufendo ngo bufata Zakariya. Ati Zakariya we ni wowe utahiwe kujya gutora igitambo cyo witeka, ukadushimira Imana ko turangije umwaka amahoro. Haleluya. Amen. Nuko akimara kugera hera agepfukama, naho niwe Imana yagendereye, ngabona mareka ara ku kibambasi mo hejuru aramuhamagara ngo Zakariya. Zakariya arikanga kuko yinjiye hera cyane, yaraze kare we yenyine atungwa nakumva ne muntu uhamagaye ngo Zakariya. Twongere ngo amena. Twongere ngo amena. Aritabate karame. Mareka abonye Zakariya yatinye, aramubwira ngo Zakariya we witinya Zakariya, ko kibyo wasabye byarumbishwe. Wereye none oragiye uzabyara umuhungu, kandi cyangondera Imana. Ndabwije yitiranya amazina. Yavuze ngo no muhungu, yavuze ngo no mukobwa, ntabwo yifuza ngo ne kangaka cyangwa sinaka. Oya. Yesu ashimwe cyane. Ivuga iri Imana. Nuko Imana ibwira Zakariya uko umuhungu azaba, nuko azamwita, natuzamwita Yohana, cyangwa ndiri Imana itanga n'amazina. Haleluya. Imana ihindura izina ryawe. Imana ihindura izina ryawe. Imana irihindure. Haleluya. Mazimi ugendana n'abanyandegenge, Imana iguha abanyembaraga. Haleluya. Mazimi ugendana n'abanyandegenge, Imana iguhe abanyembaraga. Mazimi ugendana n'abanyamagambo, Imana iguha abafite ijambo. Bunda hano twakererewe nuko twatindanye n'abanyamagambo. Babandi babone bambaye sogisi ricitse bakagenda babivuga, ndibamenye kare bo borigura bakakobera igisubizo. Twongere ngo amen. Babandi babona wambaye umwanda ucitse bakagenda babivuga, ndibamenye kare bo bazawugura ngo bawuzane. 2025 Imana ibahoze n'abanyembaraga. Vuga ngazambuza n'abanyembaraga. Haleluya. Bari gufashwa. Haleluya. Ngo nuko mareka avugana na Zakariya, aramubwira ngo uhereye none kuri Elizabeth muzabyara, kandi umuhungu wanyu muzamurinde bisindisha, muzamurinde cyuma cyogosha,
azaba ari umuntu ukomeye, azegeranya imitima y'abakomeye n'aboroheje. uyu muhungu azaba umuntu ukomeye, uyu muhungu nzamukoresha ibidasanzwe. Zakariya yatinze mu butayu, ariko Imana igiye gukora imukorera ikidasanzwe. Buno abantu mwese mutinze mu butayu, mumenye Imana nibagarukaho. Ho ubutayu bwageze, Kanani hazahakuba 7. Kanani hazahakuba 7. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Muhumuri. Zakariya ngagirana ibihe byiza n'Imana, bari bamutegereje ngo abahereze amakuru, babona isaha zarenze. Nakombe Zakariya yatindanye nande? Namwe ndabifuriza gutendana na Yesu. Haleluya, haleluya. Zakariya atashe, none atarinda birakunda. Elizabeth arayisama birakunda. Myaka yose byari byarananiranye, suko bataryamaga, hoko n'uki gihe cyari kitageze. Nawe igihe cyawe cyageze, igihe cyawe cyageze, igihe cyawe cyageze. Vuga ngo igihe cyanjye cyageze. Lelese kuntanime. Vuga ngo igihe cyanjye cyageze. Imana igukije uburwayi bwo mu mutima. We mama, burwayi bwo mutima Imana irabugukwejeje. We yumvagamo ibimenyetso, n'amaso yawe yabyerengeraga yari yagiye guhuma vuba, ariko Imana iguhaye ijisho ribona. Imana itindanye nawe, kandi rikombera ngo mu rugira hageze. Aje kubigenza neza. Haraje abigenze neza, haraje abigenze neza, haraje abigenze neza, haraje abigenze neza, haraje abigenze neza. Ahindura ibyanze guhinduka. Imana ishimwe cyane. Ewawe Imana irahagejeje kuhatinda, eje gukora ibibazo byari bihari, ariko ugiye kwinjira muri 2025. Imana ikuremeye amashimwe utigeze ubona ikindi gihe cyose cyo kubaho kwawe. Kuko urambutse. Imana itindanye nawe cyane. Weleleze vonata zekonta. Mbashiti yanjye, Imana kugarutseho. Imana kugarutseho. Imana igiye gukora ibintu bitatu ku buzima bwawe. Bina bintu bitatu ku buzima bwawe. Bezatangaza abantu muturanye. Iyo hirya. Bezatangaza abantu muturanye. Iyo hirya muganga. Leleza neme. Ndikubona hari imishinga yawe yari yaradindi. Byose byapfuye mana. Ariko ndikubona Uwiteka agerekaho itafari kurindi. Ndikubona Uwiteka ashira amabuye ku yandi. Ndikubona Uwiteka asakaye. Ndikubona Uwiteka yinjiye mu rugo. Amina. N'inzugi arazihinduye. Yiga zikora ibyuma. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sinzi uko yayavuze mu rugande amakaro. Hajya wavuze ngo iki? Tarazo. Vuga ngo tarazo. Yego. N'amakaro iwawe. Iwawe. No mu manegisi no muri zawe se. Tarazo uzazishiramo. Haleluya. Haleluya. Amen. Tarazo. Weleleze sekota. 2025 ni yawe. Dushaza uyu mwaka mwe iminsi 13 isigaye. Amina. 13 isigaye. Urabona gaco kibyiza. Amina. Haleluya, haleluya. Urabona gaco kibyiza. Ufite telefone? Urenda kubona umugisha kuri telefone. Hari wanda gukanda kanyenyeri. Weleleze kontanemene. Mukobwa wacu. Ndabona hari abantu bagiye kukurira. Undeze amatwi. Imana ikoze ibintu bishacha ku buzima bwawe. Kuko ndikona wicaye ahantu heza cyane. Heza cyane. Kandi ngabana uri kubara amafaranga. Imana ishimwe cyane kandi tindane nawe. Mumvogera ngo Imana. Vogera ngo Imana. Vogera ngo Imana. Vogera ngo Imana.
itari Bayali, itari Dagoni, itari Yasera. Mvugira ngo Imana, mvugira ngo Imana, itari Bayali, itari Yasera, itari Nyabengi, itari ibishushanyo. Mvugira ngo Imana, mvugira ngo Imana. Haleluya. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yakuremye we nawe. Imana yakubumbye kangana gutyo ungana. Haleluya. We leleze nime dekodota leleze. Umva shuti yanjye, hagarara. Imana irakwambitse, irakoze. Imana irakwambitse. Ayishimye. Eguje n'abantu batatu Yego bari. barenda kuza guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Amen. Tabakiri. Hari amateka ahindutse, Asante. hari amateka ahindutse. Amina. Hirya y'uyu mwaka gatoya Yego. hari amateka ahindutse. Jya kwicara, jya kwicara. Ngana ku musozo, Biblia tubwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye. Nta nubwo ari Imana ijya yicuza. Mu yandi magambo ndabyo Imana ijya irogereta. Haleluya. Icyo yavuze iba yarakivuze, icyo yanditse iba yaracyanditse. Yavuze kurinda Abisiraheli. Haleluya. Haleluya. Bageze muri kiriya gihugu ngo babavume, ariko basanga ikiganza cy'Imana gitwikira Abanyayisiraheli. Yabivuze kwa Zakariya, imyaka n'iyindi iragenda, ariko kuko Imana yabivuze irongera igarukira abasura babyara Yohana. Nawe urenda kubyara, nawe urenda kubyara. Haleluya. Ndabona twise amasezerano amaze imyaka myinshi. Yaraje yavuke, twongere ngo amen. Yaraje yavuke, yemye babyeyi, yaraje yavuke. Aya masezerano mu maze imyaka muyatwise, ariko yagiye kuvuka. Vuga ngo nawe yanjye azavuka. Mutoye. Haleluya. Itegure mu iminsi y'ukwezi kwa mbere. Le kese nute kontani meni. Ndabona ze kontani me. Ndabona hari umuntu kanza akanyenyeri. Hari umuntu kanza akanyenyeri. Kandi ndi kubona agiye no kuguha bonane. Akira bonane. Hari umuntu ugwaye umunsi mukuru. Aya mafaranga si make ariko sinamenshi. Si makeya, ariko kandi kuko ndabwo ari miliyoni, ariko kandi ndabwo ari mirongo. Ntabwo ari mirongo, si na miliyoni. Ubwo muri make ubwo utwo tunyenyeri 182. Akanyenyeri 182. Bagashiraho rimwe n'akanyenyeri na rimwe bagukubitaho namba yawe bakasukuma amafaranga bakemeza ngo ne yes. Amen. Akanyenyeri 153. Haleluya. Gano kubari mahana. Hano kubareke. Hano kubareke. Hano kubere mahana. Hano kubari mahana. Haleluya. Shayobotije imvura iragwa. Reka dutaye wacu Rwanda. Banyabugande muturareke tuzagaruke vuba. Cyangwa namwe muzazi wacu. Byose kuko birashoboka. Twongere ngo amen. Amen. Twongere ngo amen. Amen. Buri wese uri ko twumva, buri wese duteze amatwi. Tumaze kumanuka ku uyu musozi, hirya y'uyu munsi hari abarashima Imana. Hari abarashima Imana. Hari abarashima Imana. Iyo ni umwuka yavuganye nanjye. Ntabwo nazamuka ku uyu musozi ngo mbure ko dakayangana. Yesu ashimwe cyane. Hano ku musaraba. Haleluya. Haleluya. Hirya y'uyu munsi Imana iremye amashimwe. Nurenze iminsi 3 utabonye igitangaza, uzampamagare kuri 0784 53 uzamyerote ya mugabo, ongera ujya ku mavu usenge. Turi kuwa gatatu. Kuwa kangahe?
turi kuwa gatatu, kuwa gatandatu muri twe Imana iremye amashimwe menshi. Navuze ngo ni 0788 53 yego. Haleluya. Umwuka ndimo arikombera kabahaye amashimwe. Uyu mwanya mwafashe muza kwicara hano, Imana ibahaye insembura mu byizi. Ntabwo badufite twasenze Imana, ntabwo badufite twasenze Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusoze. Ariko Imana igarutse kwa Zakariya, yateye inda birakunda. Zakariya Elizabeth arayisama birakunda. Mu mezi ya 9 babona umuhungu witwa Yohana. Ariko Imana ikumenya izina, yamenye izina rya Yohana. Haleluya. Amen. Atanaraba n'urusoro mu nda ya nyina. Niyo mpamvu Yeremiya yavuze ngo nabamenye mutaraba n'inzoro. Imana kumenye kera. Reka dusoze. Imana ibegere itindane namwe cyane. Haleluya. Amen. Reka dusoze. Reka dusoze. Iyakumenye kera, izi nibyiza akora kuri wowe ejo bundi. Mana data wa twese turagushimiye. Izina ryawe nirishimwe. Data uri mwiza. Data urakiranuka. Ntabwo uri Labani ngo ube waribeshe. Ntabwo uri mutuye ngo ube waribeshe. Hallelujah, se kontanime. Leleze tude konta. David uri kunyumva? Imana ibanye nawe. Imana ibanye nawe. 2025 uchonge sana. Imana iguhaye mwenzu, iguhuje n'abagabo 5 beza aba baraje uretse no kugukunda bazabikwereka ko bagukundana mu butunzi bwabo. Kandi kendi Imana igusize wegikundiro. Nawe hari abantu zibari bakunzwe, sadepa bijyanye n'akazubamo, ariko ngo ugiye kuzamuka, ugiye kwicara ku ndebe y'ubuyobozi, ugiye kuyobora mu izina rya Yesu. Kandi Imana kuzamuriye nuko utatatiye umurongo. Iri kumyeraga guma ube muri gospel. Imana irahakurihiriye abana, Imana irahakubakiriye, Imana ihaguhereye amamodoka. Aha muri gospel Imana ije gutindana nawe. Ngo gomeza ube meke gisata kivuga butumwa. Kuko Imana irahakuzamura inyenyeri yawe yatse. Muvuga inyenyeri ye yatse. Mana twaturemo tugusenga. Nuko nibe navyo warubinyunije muri twe. Izina ryawe nirishimwe. Lelese konta. Umba wa musore. Imana ibanye nawe cyane. Mbonye hari akazi kezi Imana kwicajemo. Mbonye hari urugo rwiza. Imana uri mu bantu babazaba ingero nziza mu bijyanye n'urugo. Mbonye ugize umugisha, Mana umugisha warakwereye urenga akarere. Mana umugisha warakwereye ugera mu Rwanda, Mana urarenze. Umugisha wawe nubihe byiteka ryose, nubihe birebire. Mana kindane nawe cyane, kandi Uwiteka kambira ngo runo rugendo wafashe, Uwiteka agiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza, kuko wagendanye n'abana b'Imana, n'amavuta y'Imana kujeho cyane kandi cyane. Mu bantu Imana igerenza byihuse nawe ubonetsemo. Uri mwiza Data, turacyagushima, izina ryawe nirishimwe. Ngaho gumana natwe tugitinze hano, umucyo bwiza bwawe
bukomeze butubeho. Girira neza bene data n'abashiki bacu badukunda mu uyu mwanya wo gusenga. Mana ujye ubana nabo, watugendereye nabo kandi data twese mese ntabwo wabasize. Dufashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Dukomere Imana amashyi turi kumwe.